Ubundi rero turacyari kumwe na Eva wa mukobwa mukunda cyane. Uyu munsi rero murabona ko ari akarusho. Eva rwose Eva ibyo ntabwo bisanzwe. Ibi bintu rero birasanzwe. Bisanzwe gute Eva? Akana iyo ushaka kuryohereza umugabo wawe umuhaka inyuma gutyo unanyumva. Noneho iyo ushaka kumuha ugaramye ni kwa kundi uzamura amaguru gutya yose ukakimuha neza umizurye uteye ibara tubone neza gutya ukagarama amara kugarama ukakimuha amaguru wayazamuye gutya. Noneho hahandi wa mugabo aba ari hejuru akumva cyose ari kucyumva neza, akaguru kazamutse neza kubyara gutya ukazamura akaguru ukamuhaka ako hejuru gutya ari hejuru agasaba kwinjiramo gutya bakakigira gutya ubwo nawe ukajya umufasha ukarongora nawe umufasha gutya. Rero ni kwa kundi mwicara gutya angisa umugabo kaba gukorakora ku mabere nawe aryamye nawe muri hejuru uri kunyonga gutya yicayemo neza kugira ngo ukimuhe neza. Ni kwa kundi uhita wunama umugabo akiryamye umuri hejuru ukajya umucuta gutya gutya ukirekura ukabujya ukanyonga gutya. reka rero nongere gusuhuza cyane n'ubundi turacyari kumwe na Eva mumaze kumenyera cyane mu bintu byinshi cyane. Eva umaze kujya bigisha utuntu tukabije cyane kugira ngo mwire mubake neza ingo zanyu, abagabo cyane cyane n'abagore mumenye gukora ibintu neza cyane. Eva ni posteri se nayo gutya nyine ni kwa kuruma mwicaye gutya akaba ari kugikubita amazi agwa hano erega mu buriri iyo umugabo muri mu buriri ugomba kumuhereza posteri zose kuko umugabo yamuhaye neza ataha kare ku buryo umugabo avuga ati reka nitahire njye kureba shiri wanjye kuko n'ubundi ama neza. Mbo Eva n'ubundi rero turi kuri Gift TV ndagusubije cyane nizere ko baryoheye cyane kuko batangiye guseka cyane message zibatangiye kuba nyinshi. Eva ngo agatu kambere karyoha ngo nakaryara nakamu gitondo sangahe saa 10 iraturu ni nziza cyane. Jewe yo naranye n'umugabo bose nakubeshye nikundira kuba namwaka agaturuka mu gitondo ntabwo yancika mu gitondo nubwo ati sheri babarira ntukende utandongoye agaturuka mu gitondo kandi hari uburyo bisabamo umugabo ntabwo wahita umubwira ngo ngwino hano ahubwo uravuga ati sheri wambabariye ukama agaturuka mu gitondo umutangira gute wambabariye uratangira ukamukorakora ukamubwira ati wambore ukaza ukubwira nyigira sheri wanze kubyuka nta kintu turavugana nawe agatangira ati sheri ko ndi kutabujya mu kazi se atakubwira ati sheri ngambwira nawe turyama yamara kubona ibitako nyine agatangira ukatumwereka gutyo ati sheri nabona ko afite ikibazo mfite taki yarangiza iyo amaze kuza ikintu umukorera uhita umufata ukamusoma umusomye wa mugabo ukatufata no ku mboro ukamusoma ufata n'iboro. Icyo gihe umugabo atayibwiriza akavuga ati koko wa mugore ntaringiye kumusiga igituba cy'umurya. Rero icyo gihe nawe ikintu ukora uhita utangurana kuko ka mu gitondo buriya yo karenze saa 10 niko gaturuka mbere karyoha. Nengera kwibutsa rero abagore ngo banga ngo guha abagabo babo bagiye isafari ya mu gitondo kandi azi yuko ari bugaruke nka saa 4 z'ijoro. Ndabibutsa yuko umugabo ntakave mu buriri nta kintu umukoreye
kuko n'akazi aba agiyeho yirirwa afite umunabi nawe aho wasigaye mu rugo ntiwirirwa udatekereza neza bajye bagerageza rero abagore nk'amwe mutajya mutanga morning ya mu gitondo mutangire mu byige ngo bakita ka morning ka morning ka subuye ka cyayi ko mu buriri hari abagore benshi bavuga ngo cyangwa abagabo ngo bitema ko mu gitondo ibyo neza igitondo gitera umwaka uko ugiye wirirwa neza n'iryo ryashaba bavuga hari ukuntu rero abagabo ashobora kugenda mu gitondo avuye mu rugo kandi asize igitabo mu rugo cy'umugore we yarangiza agahita atangira kubona abandi bantu bambaye neza bambaye utumini bagize ute agatangira gushyuha oya biraba ari ibintu bishyiramo ahanini buryo n'ubwo umugore wagiye kujya mu kazi na wa mugore yirirwa gutekereza neza naho kubiho ugiye nta kintu cyakurangaza mu nzira ahubwo ukora neza ugataha kare ahubwo ukibuka ufite umutima niba muremba kuri ati ntimukave mu buriri nta kintu mukoreye abagore banyu cyangwa ba bagore babyuka mbere y'abagabo turababwiye ngo mujye mubyuka ariko mubahaye akamu gitondo biriya bintu biraryoha bituma wa mugabo ataguca inyuma cyangwa atagenda afite irari mu muhanda.